Okay. Twongeye kuba ikaze nshuti mukunzi tubana kuri channel yacu. Aho urinda gusuhuje muhaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkuko tukunze kubabwira ngo turabakunda, nibyo kuko turabakunda, muraba agaciro, murabingenzi. Cyane cyane wakoze subscribe, ukora kunzogera ndetse ugakora like ku biganiro byacu, ntibagirwe no gusharinga ku nshuti zawe. Wagize neza kandi warakoze. Nawe rero mushyashya ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu byiza, aho turebera hamwe ibiyerekeranye n'ubuzima ndetse n'ubuvugizi muri rusange n'ibindi bizaza buhoro buhoro. So nkuko nabibabwiye rero ndabakunda, tugiye kugana ku kiganiro cyizi umunsi cyiza cyane kuko tugiye kurebera hamwe umuti w'igifu, ariko si igifu gusa kuko ni umuti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyane. Uyu muti rero nta wundi, ni umuti tugiye kurebera hamwe ngewe nawe, aho tugiye kuganira ku kibazo ku muti uvugwa nk'amakara. Amakara ni kimwe mu miti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko hari na kondisiyo yo kuba wayakoresha mu gihe runaka. Tugiye rero kukubwira ibyiza by'aya makara, ubundi hanyuma turakora n'umuti, urebe ikigero cy'umuti ugomba gukoresha w'amakara kugira ngo utaza kugira ingaruka runaka urimo kwivura. Aya makara mvuga ntabwo ari amakara ayatugura nk'umufuka ngo ducane, oya, ni amakara atunganyije, amakara y'ifu, amakara batunganya akavamo umuti. Aya makara rero akunze kwitwa charbon active mu ndimi z'amahanga, ariko nko mu farumasi aba hari, mu bavuzi ba gakondo aba hari, mu bavuzi ba gihanga aba hari, kuko ndetse hamwe na hamwe no kwa muganga henshi naho aba hari, bitewe n'uko ari umuti ukomeye cyane. Iyi charbon active ni ukuvuga ngo igizwe na soufre. Iyo soufre ni chemicals ya chimie. Ni ukuvuga ngo harimo soufre, hakabamo oxygene, hakabamo hydrogene, hakabamo na nitrogene. Izi ni bimwe mu binyabutabire biri muri uyu muti w'amakara, kandi umubiri ukenera cyane bitewe n'uburyo umubiri wawe ukoze, cyangwa se n'uburyo ukenewe gusukurwamo. Ni ukuvuga rero iyi fu y'amakara ivura ahanini kuba ushobora kurya nk'ibiryo ukagira biriya bavuga ngo ni ikirungurira. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo ese ngo umuti w'ikirungurira ngo ni uwuhe? Ahanini rero amakara, niba ujya urwara ikibazo cy'ikirungurira, ujye ukoresha uyu muti w'amakara kuko nta guhenda kandi nta nubwo ugoye kuba wawubona ahantu hose. Baguhenze baguca igihumbi, kandi urumva ni amafaranga makeya utabura mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo icyo musaba ni uko uyu muti utagomba kujya uwubura iwawe, kuko nka kwa kundi wenda uba wariye ibiryo bikaguheramo ukumva uragugaye mu nda, ushobora kuyakoresha mu buryo bwo kugira ngo uburozi busohoke mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ubundi akoreshwa mu buryo bwo gusohora uburozi, cyangwa se ibintu wariye bigatanga uburozi butari bwiza mu mubiri, ukumva ntabwo umeze neza. Ni ukuvuga rero iyo wariye cyangwa se wariye ibintu biri toxic, ukoresha amakara, hanyuma amakara akagenda agakamuramo bwa burozi ku buryo umera neza uwo munsi, ako kanya ukiyakoresha. Nyuma y'iminota 35 uba umaze kumera neza. Urundi rugero ni nka kwa kundi ushobora nko kuribwa n'inzoka,
inzoka ishobora kukurya. Ariyo mpamvu nkubwira ngo ugomba kuba ufite amakara iwawe mu rugo, nk'umuti cyangwa se nk'ikintu cyagufasha mu gihe runaka. Rero nk'inzoka yakuriye, ufata agatambaro gasa neza gafite isuku, aho hantu imaze kukudoma ugahita ufata utuzi dukeya ugashyira muri ka kayiko gatoya turiya tw'isukari, ugahita ushiraho ku gatambaro gasa neza wizeye ko gafite isuku ihagije. Warangiza ugahita uzirika hahandi imaze kukudoma, ukazirikaho. Ni ukuvuga ngo amakara aragenda agakurura bwa burozi bwose, aho kugira ngo buzamuke buze kuguteza ikibazo, ahubwo amakara arabukurura bugasohoka ku buryo ushobora kububona kuri ako gatambara ntugire ikintu uba, ukaba wamera neza. Ni ukuvuga ngo nanone ikindi ushobora nko kuba wanyweye imiti runaka, imiti ikurushije imbaraga, ukumva umeze nabi ariko utatakaje ubwenge. Nanone amakara akoreshwa n'umuntu muzima utaragera kuri etape yo gutakaza ubwenge. Uyu muntu rero wanyweye imiti ikamumerera nabi, nabwo ufata amakara ubundi ukaba wayanywa, ukaba wamera neza mu buryo bwihuse bw'ako kanya, kuko aragenda akanatirariza ya miti, hanyuma uburozi bukaba bwasohoka. Rero reka nkubwire ngo reka dukore umuti, kuko nanjye ntabwo meze neza. Niyo mpamvu nifuze ko nubwo ngiye gukoresha uno muti, nawe aho uri wawukoresha kugira ngo ube wamera neza, cyangwa se ube wagira ubuzima bwiza. Reka nkukore rero urebe ngo nawukoze gute. Ngewe impamvu nkukoze nuko nanjye nariye ibiryo numva ntabwo meze neza, niyo mpamvu nifuje gukora umuti, ndetse namwe nkawubasangiza nkanawunywa kugira ngo mere neza. Ni karibu rero dukadukora. Nk'uko rero nari maze kubikubwira, hano mpafite iglase y'amazi, urayibona. Iki ni ikirahure cy'amazi, hanyuma aya ni amakara. Uri kubireba ko ari amakara, niyo ngiye gukoresha aya makara nk'umuti, kugira ngo umbe nakira nkumva meze neza. Iki ni ikiyiko, mu kirahure kimwe ushyiramo ikiyiko kimwe cy'ifu yayo. Uri kukireba, abona nshyize muri ya mazi, cya kirahure cy'amazi. Ubona ndamikisinga kugeza igihe uyu muti wivangiye n'amazi, kugira ngo mbashe kuba nakoresha umeze neza. Biragora kuko kugira ngo byivange bisaba umwanya, kandi umwanya yego si mwinshi, ariko bigoramo ukuntu gakeya. Kandi nanone ikindi, ushobora kuba ufite nk'amenyo asa nabi, wenda bitewe nimba unywa itabi, cyangwa se nimba unywa nk'ikawa se, amenyo yawe ugasanga yabaye afite nk'amabara. Ufata uburoso ugashyiraho, ugakozaho, ubundi ukajya uyiburushisha. Nta kibazo, nta kintu atera, ahubwo akesha amenyo yawe akaba yasa neza, bya bintu bikavaho, bitewe na bya binyabutabire nababwiye biyarimo, ari byo oxygene, hydrogene na soufre, ndetse na nitrogene, kugira ngo urwa rubobi cyangwa se
ya myanda ifasheho iveho. Hari n'ukuntu umuntu usanga afite urubobi muri we indani bitewe n'ahantu aba, eda imirasire y'izuba ntabwo ikugeraho, cyangwa se urya ibiryo byo mu nganda, cyangwa se unywa ibinyobwa byo mu nganda. Rero iyo uzi ko ukunda gukoresha ibintu byakozwe n'amafumbire mvaruganda, ugomba kwibuka ko ugomba kuba ufite uno muti iwawe, kuko utawufite wazagira ikibazo ugapfa vuba. Dore maze kuyatunganya kuko nababwiye ngo nanjye simeze neza. Ngiye kuyanywa, ariko ndayanywa n'ubundi tuganira nanjye mu buryo bwo kwivura. Hari ubundi buryo umuntu anywa inzoga akagira hangover, ukumva umutwe uri kukurya, ukumva wananiwe, ukumva umeze nabi, nyine ukumva umubiri wawe ntabwo ufunkisiyona neza. Ukora ikirahure kimwe ugashyiramo ikiyiko kimwe ukanywa, ubundi ukamera neza. Ni ukuvuga ngo hari n'ubundi buryo nk'uko nabivuze, umuntu aba afite urubobi mo imbere indani mu mubiri we. Kugira rero rwa rubobi rurenge, umubiri wawe ukore neza, ugomba gukoresha amakara ku buryo bumera neza. Ariko nanone hari icyitonderwa, ntabwo amakara akoreshwa n'uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite igifu, nk'uko nabivuze ngo ku murwayi w'igifu akoresha kino kirahure mu gitondo na nimugoroba, ariko yamara gukoresha iki kirahure akanywa amazi, nanone akanywa nibura ibirahure 2 by'amazi, kuko amakara atera umwuma, kuko agenda akamura mu mubiri ibibi byose akagenda yakamura. Ni ukuvuga rero mu gihe wenda ufite bakurebeye kwa muganga bagasanga igifu cyawe cyatangiye kuzana ibisebe, ntabwo ugomba gukoresha amakara. Iyo cyatangiye kuzana ibisebe, hari indi miti ukoresha itari amakara, kuko ashobora kukugiraho indi ngaruka itari nziza. Ikindi, ku muntu nanone wabazwe, ufite ibisebe bamuba amaze igihe gito yabazwe, eda nk'umugore wabyaye wenda akabyara abazwe, ntabwo nawe yemerewe gukoresha amakara, kuko ashobora kumugiraho ingaruka zitari nziza, ugasanga bimuteye ikindi kibazo. Niyo mpamvu rero niba ufite kimwe muri ibyo navuze, ntabwo wemerewe kuba wakoresha amakara. Uyu ni umuti uvura ibintu byinshi, ngiye mvuze bikeya. Nk'umuntu ufite n'ikibazo cy'inkorora, umuntu warozwe, ushobora kurogwa, mbere yo kujya kwa muganga ufite amakara ugomba kuyakora, kuko uba unetiraje bwa burozi, kuko uko ubunetiraje ntabwo bukura, ahubwo bugenda bucika intege. Iki gihingwa ubundi kizwi cyane cyane mu gihugu cyo mu Bushinwa, ndetse no mu bihugu by'abaromani naho iki giti kirazwi cya mayideni, kuko imayideni nimwo bakura ifu n'ibindi biti bigiye bitandukanye kugira ngo abe umuti. Ni ukuvuga rero nko mu Bushinwa, ahantu hose ntabwo ushobora kuhabura amakara, kuko bazi akamaro kayo gakomeye cyane. Uko nabivuze, umuntu kwa kundi umwegereye ashobora nko gufata ashaka nko kwiyambura ubuzima, akanywa nk'imiti runaka. Ukibibona ushobora guhita ufata amakara ukayatoba ukayamuha,
ntabwo yaba agipfuye. Mu gihe usanze gihumeka ukihuta cyane ukayamuha, ntabwo uwo muntu ubuzima ashobora kubutakaza, kuko akungahaye cyane mu kwica uburozi cyangwa se mu kwangiza ibyaje mu mubiri ngo biwangize. Maze kuyakoresha rero nayanyweye, ubu ngubu mu kanya ndizera ko nzakuba ameze neza cyane kuko ndabyizeye. Ariko nyuma yo kuyanywa nanone ngiye gufata igrasi nshyiremo andi mazi, kuko ashobora kuza kuntera ikibazo cy'umwuma. Wabibonye nshyizemo amazi kugira ngo nivure neza. Ndakomeza rero nyanywa kugira ngo ndusheho kuza kumera neza, kandi uyu ni umuti wizewe 100%. Niba ufite ikibazo cyo muri wowe indani ugiyakoresha uzamera neza kandi vuba, mu gihe gitoya cyihuse. Ikibazo waba ufite cyerekeranye n'uburozi runaka mu byo wariye kizashira. Ndabakunda rero, we twabanye tukwereka umuti w'amakara, tukaba tugeze ku musozo. Wagize neza cyane, ibuka gukora like ndetse wibuke no gukora kunzogera mu gihe ukoze subscribe, kandi ikindi ntiwibagirwe no gusharinga inshuti zawe kugira ngo nabo bagire byinshi bamenya, cyane ko tubayeho ngo dufashanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Njyewe twabanaga ni njyewe Kampire Dalila. Ndabakunda cyane, mukomeze mushyigikire, mukomeze tubane ku biganiro byacu bya buri munsi kugira ngo turusheho kugira byinshi tumenya. Kandi niba ufite ikibazo runaka jya ushyishyira muri komenti cyangwa se umpamagare, hanyuma nzajya nkusubiza. Murakoze, mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu.